njye mbwira abantu ngo nimba babona abantu b'Imana bakora ibyaha ntabwo Imana izaterura ngo ijyane muri puberi kuko nabo abakobwa babo basambanye bakabyarira iwabo ntibabajugunye uri kumva uko tugirira imbabazi abana bacu bagasambana bakakomeza bakitwa abana bacu bakanywa urumogi bakiba bagafunga inshuro nyinshi bakomeza tukabitirirwa simakanya ko atabikoze ariko sinemeje ko yanabikoze kuko sinari impari ariko naho yaba yarabikoze ntago uramugabo akwiye kubana n'uriya mugore uriya mugore yaragowe ntacyo yibitseho bandigira amaboko babona bakomeza ntago babana buriya banakomeje kubana bazatemana kuko ikintu umugabo yakoze kiruta icyo umugore yakoze buriya umugore naho yaba yarabikoze ikirezi nyine ariko noneho umugabo we yamuteye no kubikora noneho burundu nimba yaranabikoze kuri telefone ubu yajya noneho byanyabyo kuko ikosa umugore yakoze nimba ari nahari ndi umweru naho yaba yarabikoze ntago umugabo yarakwiye kubigenza kuriya oya nukuri nikizakurikiraho umugabo azamenye ko ari we niwe wabaye umuntu mubi kurusha umugore kora umva mwabarokoremwe tuzakorera Imana uri kumva mwebwe se ubundi reka mbabaze mwebwe imbere mwakoreye ibyaha nubwo mutasambanye nta bindi byaha mukora mwarabikoze se muva muri korari urabikoze ubudiyakoni urabuhagarika wakoze ibyaha umusaraba ufite ku gatuza warawujugunye rwose ndashaka hari n'abantu bumva ngo ese aracyavuga ubutumwa ese ko tutavuga wowe ko tuvuga Imana ko atari izina ryawe tuvuga uza kurwanirira Imana gute nimba Imana ibona ko ntakwiye kuyivuga ifite ubushobozi bwo kuvuga ceceka yes reka dutangire tuwasuhuza tubahereza ikaze kuri M.Charlene official ni ya chaîne yivuga butumwa ibagezaho ibiganiro bitandukanye ishaka yuko ubwami bw'Imana bukomeza kuza bwaguka atugere rero nubundi kuganira n'uyu mubyeyi turi kumwe reka tumuhe ikaze nubwo ari chaîne yiwe ariko iyo tuje turi abanyamakuru duhita tumugira umushyitsi iwawe wiriwe neza kandi mwiriwe jo amakuru turashima Imana cyane wambaye neza cyane merci uribwira abantu badukurikiye urabifuriza umwaka mushya noheri nziza n'umwaka mushya w'ibihumbi 2023 kuko iminsi irabarirwa ku ntoki kugira ngo dusohoke muri 2022 okay nitwa Mukeshimana Imeri tanzwe ku izina rya M.Charlene ndi umumama w'abana 5 nkorera Imana umurimo w'ivuga butumwa sengera muri ADPR mu Nyakabanda hanyuma mbifurije umwaka mwiza mbifurije no kuzagira noheri nziza muzasoza umwaka neza kandi muzatangire umundi neza hanyuma hari abantu bibwira ngo gutangira umwaka neza no gusoza umwaka neza nuko babonye imyenda n'ibiryo gusa oya burya no kuba wasoza umwaka warakontoroye ibyo wabayemo mu mwaka wose ukamenya ngo ibi bintu byarapfuye noneho uyu mwaka ngiye gutangira nzabigira neza mbishyire mu buryo ukamenya amakosa mbese wakoze mu mwaka ukamenya no kuyakosora numva ari cyo kintu cya mbere cy'ingenzi kandi nuzabuhumeka naho utabona imyenda ukabuhumeka ufite ubuzima uzabishimira Imana kuko ubuzima ni igishoro rero amaboko y'Imana isumba byose azababeho kandi imbaraga z'Imana zizabe kuri mwe ndetse n'ijisho ryayo ntirizabaveho mwebwe abari mu Rwanda no mu mahanga kandi umugambi w'Imana uzakomeza ube ku buzima bwanyu nzababone mwishimye amen nuko rero narimbajije nti wavuze ati nararwanyijwe nanjye nahimbirwa ibintu bitandukanye kuri kamera bakaza kunsebya bikagenda gutya na uburyo wabyitwayemo umuntu yabishima kuko ubu uhagaze neza nyine uhagaze mu murimo w'Imana neza niyihe nama wagira ikirezi Esther Uriya mu mama bavugwa suriye gusa ushize ariko bamvuga mbere kera narabwiye ngo mujye munyigiraho uko bitwara wagira ngo narinzi ko nabandi bazababwira ikintu inama nagira umuntu wese wahura n'uru rugamba iya mbere isuzume nimba ibyo bavuga ari ukuri sibyo nimba uzi ko ibyo bavuze ari ukuri amaraso yeza aracyahari sibyo kuko Imana ntiteze kumera nkatwe njye mbwira abantu ngo nimba babona abantu b'Imana bakora ibyaha ntabwo Imana izaterura ngo ijyane muri puberi kuko nabo abakobwa babo basambanye bakabyarira iwabo ntibabajugunye uri kumva uko tugirira imbabazi abana bacu bagasambana bakakomeza bakitwa abana bacu bakanywa urumogi bakiba
bagafunga inshuro nyinshi bakomeza tukabitirirwa tukabagaburira tukabambika. Ntabwo Imana ijugunya, ntabwo ikoze nk'abantu. Nabwira ngo ikintu cya mbere nubona baguhagurukiye banza wisuzume. Ariko ibi bintu bamvuze ni ukuri, aya magambo ndiho ni ukuri, nusanga ari ukuri genda ubudode, genda ubudode. Ngenda nakubwa ngo nivuga butumwa uburyihoreye, genda ubwira Imana uti Imana mbabarira, usaba Imana imbabazi, nta muntu uhari. Ubwira Imana uti mbabarira, nta nubwo ariko turindire, tugomba kurindira ko babivuze. Kandi nimba uzi ko ntabyo wakoze, ujye wema. Uzi ikintu bita kwema? Weme ukomeze ukorera Imana kandi wumve ko nta kibazo ufite mu mutima wawe. Ikindi mba numva nabwira abantu ngo nimba uzi neza ko ibiri kukubaho atari icyaha bizagaragara. Jo ntubona urutonde rw'umuntu wese wavugiwe kuri kamera ntabwo bizarangirira. Nibishaka binaceceka binashwe binahwekere, hari igihe kizagera mumenye ngo burya amasharirene n'abamufanaga n'abavuga ngo baramubeshyera aho yasha byari byo. Ariko hari n'ikindi gihe kizagera bivuge ngo burya amasharirene yazize ubusa. Ako gafilime ntabwo gashobora kurangirira aho ako kantu kataje. Yego wenda nzabe ndagakecuru amenye yaravuyemo. Icyo nzi nuko tutazava mu isi. Utu dufilime tw'abakozi b'Imana igihe bizasobanuka. Yego rero ikindi navuga ni ukurwana intambara nziza, abantu bataje guhangana. Runaka yamvuze reka njya kwisobanura, runaka yamvuze reka nanjye nce ku yindi kamera njya kumuvuga. Hoya, ntabwo ari uko. Komeza umurimo wawe, komeza ukore, kuko ubundi ikimenyetso kigaragaza ko ibyo urimo ari abadayimoni ukorera ni ugutsindwa. Ariko igihe cyose uzaba uhagaze utsinda, ujye umenya ko urwo rugamba Imana iri kurwirwanirira. Bajye bitwara nk'abakirisitu kandi ntibagacogore. Yego ngira ngo ni inama nziza kandi ikomeye cyane mu buryo bugiye butandukanye. Hari aho wigeze uravuga ati uriya mugabo umeze kuriya, ati ntabwo uri yabana n'uriya mugore naho yaba yarabikoze. Reka nkubwire, sinakanya ko atabikoze ariko sinemeje ko yanabikoze kuko sinari impari. Ariko naho yaba yarabikoze ntabwo uriya mugabo akwiye kubana n'uriya mugore. Uriya mugore yaragowe, ntacyo yibitseho. ngira ngo ni ibintu byumvikana. Nose gutandukana urabyemera ko batandukana? Ariko nabyemera se ntabyemera abana bakibanye. Yewe Imana igira amaboko babona bakomeza, ntago babana buriya banakomeje kubana bazatemana. Kuko ikintu umugabo yakoze kiruta icyo umugore yakoze. Buriya umugore naho yaba yarabikoze ikirezi nyine. Ariko noneho umugabo we yamuteye no kubikora noneho burundu. Nimba yaranabikoze kuri telefone ubu yajya noneho byanyabyo. Kuko ikosa umugore yakoze nimba ari nahari ndi umweru, naho yaba yarabikoze ntabwo umugabo yarakwiye kubigenza kuriya. Oya ni ukuri, n'ikizakurikiraho umugabo azamenye ko ari we niwe wabaye umuntu mubi kurusha umugore. Yego ni hatari, ntabwo byoroshye, birumvikana cyane kandi nyine abantu bakwiye gukuramwo. Biteye isoni kandi biteye n'ishozi kubona umuntu w'umugabo aza kuvuga umugore w'amagambo ateye ishozi. Ni isoni, twari amagambo ateye isoni, ateye isoni no kuyavuga. None kuyavuga ku mugore wawe, nge nakubwiye ngo hari ibintu tujya tubika byo mu rugo, nubwo avuga ngo twarabivuze. Hari ibintu tubika wavuga ugahita bagahita babona ikiro cy'ubwenge, nimba ufite inusu cyangwa irobo y'ubwenge ukava hano bamenye uwo uriwe. Uriya si uri kubasengera ububasabiri. Ako si ubwo ngiye uwo mwanya nawubona. Ubu ngiye nabona umwanya wo kwirwa sengera ibintu byose, ubwo se nsengere nde muri bariya. Ntabwo nari ngusanze hano ndavana ubu. Ati gusanza nuri gusengera ikirezi gusenga, sibyo? Iyo ndi gusenga senga muri rusange, sibyo? Nkasengera ingo nabwo ariko nibutse singiye gutuburira abantu. Ariko mvuga ngo bunda cyasi gasengera ikirezi nabanje se nkisengera ngiye ndorohewe. Nabanje nkisengera namusabira imbaraga zo kurwana urugamba neza. Ubwo se mbizi gute nimba namusabira imbaraga cyangwa namusabira imbabazi?
kandi uri kuvuga ko niyo yaba yarabikoze ariko umugabo yakoze amakosa. Oya, amakosa mvuga ko umugabo yakoze ni ukubizana kuri kamera, ariko ubundi mbere y'uko usengera ibintu nka biri ubanza kumenya ibyo usengera. Ubugira ngo mere nk'ababatubuzi, umugabo aza ati rwose nsengera umukozi w'Imana banyirukanye ku kazi, banza umenye impamvu yakavuyeho, umenye iryo umusengera. Nimba se yaribye bakamukuraho ra, ubu Imana urabona ko ifitiye akazi abajura b'i Kigali, wasanga baramwirukanye azira kwiba ku kazi, wasanga yarazize ubunebwe, warasanga yarazize ubwenge buke bwo guhora mu mashyamba asenga ntakora akazi. Ubwo rero iyo umuntu aguhaye icyifuzo ugomba kumenya uburyo uri bumusengeremo, kuko hari igihe usenga amasengesho ntarenga umutaru kubera ko wasengeye ibyo utagomba gusengera. Hari ibyo wavuze yuko iyo umuntu bamuvuze ariko bitaba ari byo aba akwiye gukomeza gukora umurimo w'Imana ashikamye. Ubwo turi kubona Ikirezi Esther akomeje ivugabutumwa mu nsengero n'ubu ari kubwiriza mu buryo butandukanye, buriya ni ikimenyetso kigaragaza yuko ibyo bavuze atari byo. Oya, icyo ntabwo ari cyo kimenyetso. Buri wese agira uko korana n'Imana ye. Shobora no kuvuga wenda ko agomba guhagarara ariko bikaba ngombwa ko hakomeza gukora kandi agasabiramo n'Imana imbabazi. Naho ibyo kuvuga ngo akomeje gukora, umva mwabarokore mwe, tuzakorera Imana. Uri kumva mwebwe se ubundi reka mbabazi mwebwe imbere mwakoreye ibyaha nubwo mutasambanye, nta bindi byaha mukora, mwarabikoze se muva muri korari, warabikoze ubudiyakoni urabuhagarika, wakoze ibyaha umusaraba ufite ku gatuza warawujugunye. Rwose ndashaka hari n'abantu bumva ngo ese aracyavuga ubutumwa, ese ko tutavuga wowe, ko tuvuga Imana, ko atari izina ryawe tuvuga, uza kurwanirira Imana gute? Nimba Imana ibona ko ntakwiye kuyivuga, ifite ubushobozi bwo kuvuga ceceka, yawudoda se ko yawudodesha. Nimba ari gukora umurimo ntabwo ari mwebwe avuga, si namwe akorera. Iyo akorera nimurambirwa izarebe uko imugenza. Ikirezi Esther akomeza umurimo, iyo akoze si ubundi birabareba he. ngira ngo ni ibintu byumvikana cyane. Umwaka w'ibihumbi 2022 urangiye, ibyari byavuzwe mu itangira ryawo bitabaye, bavuga yuko ari umwaka uzashira Mama Charlene akoze ubukwe. N'ubundi niba uyu mwaka urangiye 2023 n'ubundi nta gikwe uteganya. Sundurambaza iki? Shangeye mujya mu mahoro. Ariko sereka mbabazi, ubu ngubu umuntu ababwira ko agiye kugura imodoka mukajya kumushakira abapfumu ngo mumukubitisha inkuba ntazayigendemo. Umuntu yatangira kugira fiyase mugahita mumuterereza amahembe ngo ahwane nayo adakoze ubukwe. Nta kintu nabwira gusa ntago ubu mamujyango ibintu by'umuntu byose abivuge, ngewe ibyanyu mumbwira ubundi nibi. Icyo tuzi cyo nuko mu minsi nta myaka 2 isigaye ngo ukore ubu. Mamubwiwe n'iki? Icyo biragaragara. Urabona se n'umugeni cyane uberewe rwose. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mama Charlene muko ibintu buvuga nibiki? Buri munsi muncirira ubukwe kandi nta bukwe mfite. Turakurambiwe. Uskajya ngo mucumbikiye. Ubona uri umusiribateri. Uri mama siribateri biratura. Mama mbyirire. Shaka umugabo. Siribateri. Ako ndabona aho buzakera muzamushakira di. Ariko uboneze sinagoye ngo we pasuraga. Okay, ibyo ntago bihari. Kandi biramutse bihari. Jo bura numaze kumenya. Ndamutse mfite ubukwe. Mfite sheri. Namwerekana mwangira muti. Koko uretse umukereka tubiveho wenda. Ariko se nta sheri ufite wona? Ntawe. Oya we. Usanzwe ugira abakecuru bagira sheri. Ntawe mfite. Ahubwo turagusuhuje cyane sheri wa Mama Charlene aho uherereye aho ngaho mu mahanga ya kure. Koko nuwa kandi jo uzi gushyushya inkuru kandi Bibiliya iravuga ngo gushyushya inkuru y'umuturanyi wawe ni icyaha. Oya ese mwaravuganye kuba musuhuje ni ikibazo. Ayo makuru nimba uyafite uzayazane kuri kamera ngo haye uburenganzira. Kuba musuhuje ni ikibazo. Nese uramusuhuje ahubwo mwifuriza Noheli nziza n'umwaka mushya. Mwifurije Noheli nziza n'umwaka mwiza maze muhumeke. Sheri wa Mama Charlene akwifurije Noheli nziza n'umwaka mushya ngo uzawurye ntuzakurye. Mihindo yarabase gusa. Ibyo bintu ntago bihari nibizaba bihari. Kugira umwemere ntiwamuruje cyane.
njye ndumva nkurambiwe mu kiganiro pe. Reka twikomereze noneho rero mama Charlene reka dukomeze se tuguye ibigaruro kuko gikomeje kubivuga ngo gwiki ntabwo waramuruhije ntabwo nzajya no gukorana nawe. Okay, tuba tuganira burya nubwo tuba turi mu murimo w'Imana ariko ni na entertainment. Ibintu ubabwire ko ari brag, ibyo bintu nta bihari. Ko wamwifurije Noheli nziza n'umwaka mushya aha ariko yabyumvisha hari ikibazo kirimo. Gusa ahubwo ujye umubwira ababona ukuntu tuguha ibiganiro neza, ujye umubwira anadusuhuza yanawereza ituro mwana dore twarashyize itafari ku wasara nagukuye kuyoboka Imana uko mwamenyanya utarashinga mama Charlene ufite. Okay, urajya ngomba kamva ariko tu it's okay. Okay. Ese ubundi mama Charlene hari ukuntu wenda tuba tubona ibintu bigenda bisakuza ukuntu ubwo turavuga biba byaravuzwe muri 2022 amakwe y'abantu abagiye gushaka bwa mbere no bwa kabiri bwa gatatu bwa kane bwa gatanu n'uburyo butandukanye, ngira ngo nawe uba waragiye ubibona. Wenda nk'iyo ubonye nk'umuntu agiye gushaka wenda bwa gatatu n'urugero, reka ariko mbaza ubyakira gute? Ikintu ushaka kubanza kubabwira, hari abantu bameze nk'buramukoro wagira ngo nta kazi bagira. Ubundi umuntu amenya ko umuntu yashatse rimwe akamenya ko yashatse kabiri, nk'ubwo iyo mibare bajya babona umwanya wo gukora ibyabo ngo yashatse ubwa mbere yashatse ubwa kabiri. Urumva ko bazi no kugenda ku bantu bakamenya n'inshuro bashatse. Ibyo bintu ntago ibyo bintu mba numva abantu babijyamo. Abanyarwanda bafite akazi, Abanyarwanda bafite stress, bararwaye abandi bararwaje, bafite indwara zidakira, birukanywe ku kazi, bari guhembwa make, bamwe bararya ntibahage. Ibibazo biri mu bantu ni byinshi, ariko nk'utwo tuntu baba batumenye gute? Ni harya n'iki warumbajije? Nari nkubajije nyine nuko rero tuvuga wenda kubyo gusha. Urabona mu nkuru zavuzwe cyane muri gospel muri 2022 harimo inkuru y'umumama pasiteri cyangwa y'umubyeyi witwa Pastor Mutesi, aho byavuzwe yuko agiye gushaka bwa gatatu. Ibyo ngibyo nge ntabwo mbitindaho cyane, ariko ni inkuru yavuzwe. Wenda yo ubyumvishe gutyo kuko ubu bibona bitrendinga mu buryo butandukanye, ni wenda niki wabivugaho wenda cyangwa wamubwira? Ndashaka kubwira abantu ngo ibyo tutareba nibyo bikomeye kurusha ibyo tureba, kandi ibyo tutamenye nibyo bikomeye kurusha ibyo tuzi. Nk'ibyo bintu byo kuvuga ngo gushaka, banyemerera nkoresha ijambo ry'Imana ubwo ntazi aho ryanditse cyangwa nta Bibiliya mfite. Hari ijambo rivuga ngo icyo Imana yafatanyije ntakagira umuntu ugitandukanye. Ra jambo ngenda itekerezaho nkasanga turitekereza ukuntu kundi kutari ko icyo Imana yafatanyije. Ubwo nimba hari ikintu Imana yafatanyije, hari n'ibyo shitani ajya afatanya, hari n'ibyo abantu bajya bifatanyiriza ubwabo. Icyo kintu tucyumvikaneho. Noneho nkaba navuga ngo ninde munyabwenge mu banyamakuru, mu bantu b'inararibonye, mu bavuga butumwa n'abahanuzi, udushobora kudufatira ikaramu n'urupapuro akaturobanurira mu ngo nk'ijana ziri ahantu, tukagutuma tukaguha ako kazi tukanaguhemba. Genda uturobanurire ingo Imana yifatanyirije, uziduhe umubare, uturebere n'ingo zafatanyijwe n'abantu, hanyuma uturebere n'ingo zafatanyijwe n'Imana. Sibyo? Nani ingo zafatanyijwe n'Imana, izafatanyijwe n'abantu n'izifatanyije ubwazo. Urwo rutonde turugutumye ko mwigize abanyagiwe n'abasesenguzi, ntago warutuzanira. Kubera iki? Ntago twabimenya. Aho rero ushobora kuvuga ngo buri ibintu byo gucira imanza abantu, sinjya nca imanza kuko nzi ko ari iminsi bisobanura, ugasanga rwa rurimi wakweduye rukareshya na karuvate, ukajya ugira ipfunwe n'isoni z'ibintu wavugiye kuri kamera. Ushobora kubwira umuntu ngo agiye gushaka bwa gatatu kandi nta na rimwe arashaka. Kubera iki? Ubwa mbere wenda niwe wabyifatanyirije, wenda ni Satani wabifatanyije, ariko muri izo ngo wenda z'ibicumi nta rugo Imana irifatanyiriza. Kuki icyo tutagitekereza? Ibintu Imana itafatanyije ntinabikurikirana ngo byatandukanye guteze. Ibintu Imana yifatanyirije byifatanyirije. Ahubwo iri somo nari habarukore kuko nibo rireba. Wowe murokore uzi neza ko ujya kubana n'umugore wawe cyangwa n'umugabo wawe, hari amateka ufitanye n'Imana, hari ukuntu bizi. Urwo rugo wenda bazaguca akaboko nutarugumamo, cyangwa ukagendera ku ijwi ry'Imana. Uzishinga abahuriye mu isoko, uzishinga bihuje, abahujwe na shitani n'abihuje ubwabo.
ariko umuntu uzi ko Imana yo mu ijuru yari ihari ikavuga iti runaka na runaka nduwiteka ndabihuje, ibyo bintu iyo bitandukanye haza inkurikizi. Rero kujya kuvuga ngo umuntu ashatse 7 mbizi gute se ko zibaye inshuro 7 zose atarashaka, ko ntabyo bishoboka. ashobora no kuba atarashaka umuntu nyine nkurikije iryo jambo ko Imana itifatanyirije, ubwo menye ko hari ibindi byafatanyijwe n'ibindi bintu bitari Imana. Imana ntabwo izajya gukurikirana ibintu itafatanyije, rero izajya ikurikiranya ibyo yifatanyirije. Aha yo mageze ndatinya nkavuga ni none uriya muntu navuga ngo agiye gushaka 3 kandi wenda nta Mana irabifatanya nabibwirwa n'iki. Aho nirinda gucira umuntu urubanza, cyane ko tujya tureba ibitureba. Mutesi, buriya Mutesi ndamuzi akiri umuvugabutumwa wo muri Adeperi, twajyaga duhurira ahantu hatandukanye. Nimba hari umuntu uzi amategeko y'Imana, nimba hari umuntu uzi amabwiriza y'Imana, Mutesi abamo. Umuntu wakandagiye muri Adeperi akayisengeramo akaba umuvugabutumwa muri yo, abasobanutse mu buryo bwo kumenya icyiza n'ikibi. Nimba nabirenzeho abizi, abantu bimusakuriza si uruhinja ruta umutsima, azaba akoze ibyazi. Ikindi baroko mujya mumenya gukomera kw'abantu ariko ntimumenye gukomereka kwabo, naryo ni ikosa burya mumenya. Ushobora kuba waramenye ukuntu ashatse abagabo 3 ariko ntumenye impamvu abashatse, kandi iyo mpamvu yimenye wasanga bamukuraho induru n'urusaku. Ibyo rero numva bidakwiye kuba ibintu birenze. Ntitugira umuriro ngo dushyiremo abakoze amakosa, ntitugira nijoro ngo tujyanemo abo dushimama. Mwashatse rimwe mwafuramwe munazisaziyemo ingo na ya makupure meza, ntitugira ijoro ngo tuzabajyanemo. Ngemba numva twaha umuntu amahoro. Mutesi ni umumama ukuze ufite ubwenge bwinshi, ukora ibyazi. Nimba ashatse wa 3 bibarebahe. Ikindi ubundi urumva ko adafite n'umugisha wo kubona abagabo. Sinumva se ngo abagabo barabuze, niko njya numva haza bavuga ngo abagabo barabuze, ariko urumva uwa mbere yaramubuze, uwa 2 aramubura, none abonye uwa 3. Ubwo ariko naho harimo akantu. None kuki ari kubabona mwebwe bo barababuze? Kandi no mu babivuga harimo abababuze. None we yigira Imana okay, bimusakuriza ngo azamushyigikire kuko n'undi utugambo twabo ntabwo tuzamubuza kubikora. We ni Imana ye, bafite ikindi kintu baziranyeho tutazi, ni umwana w'Imana. ngira ngo ni kuri iyi nkuru dusoreje kino kiganiro. Haba haravuzwe inkuru nyinshi zitandukanye muri gospel, ariko ararekwa ntabwo ashira. Reka n'ubundi dushimire Mama Charlene waduhaye uyu mwanya akatuganiriza. Imana iguhereze umugisha cyane, wakoze. Ikiganiro nk'iki nakagaruka. Bye bye. Bye bye.